reka dusenge kubera yuko birava mu byose twari dushima iyo duhaye ibyiza turayishimira kandi niyo haje ibidahuye n'imitima yacu nabwo turayishimira kuko niyo mpamvu ikora ibyo ngibyo. Imana muri mw'ijuru n'isi turagushimiye kuko uri Imana y'ukuri ushobora byose kandi urigenga no gutegeka mu migambi yawe ushobora kuzana umuntu ku isi kandi ukahamukura itariki n'igihe agomba kuhazira ni wowe ubigena. Uyu mwanya duherekeje Kamariza Denise utwaye ku myaka mito cyane mu gihe tutatekerezaga ko yashobora kugenda, ariko mwana wowe wari uzi impamvu kandi twebwe nubwo tutabashobora kwinjira mu migambi yawe ariko ni wowe uzi icyiza gikwiriye buri muntu wese uri kuri iyi si. Niyo mpamvu witeka Imana tugusabye ngo ubane natwe mu kumuherekeza kumushyitsa aho tugiye gushyira umubiri we. Tuzi ko uyu mubiri wacu ari icumbi ariko tuzi ko hari indi mibiri idapfa wateguriye buri wese. Reka iyi mitima ibashe gukomezwa n'uko ubu atari rwo rupfu, iri ari ukwimuka, ari ukuva muri iyi nyubako kugira ngo umuntu ajye mu yindi nyubako. Komeza buri mutwe umubabaye ufite intege nkeya kugira ngo ubashe kugira imbaraga kuko iyi si ari inzira kandi buri wese abashe kumva ko akwiriye gutegura ubugingo bwe kugira ngo azabashe kuba ahandi badapfa. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Just like you walk the streets of Galilee, you are doing the same today. And like you heal the sick and you raise the dead, you are doing Jesus. Like you said, Lazarus, come forth, come forth. You are doing the same today. You are doing the same today. Oh God, my promoter, Jesus, my promoter, opening every door now, fighting all my battles, healing the broken hearted. You are doing the same again. Only you can do what no man can do. Only you can do what no man can do. Only you are able. Only you are capable. Say you are Kuki wabyemeye Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiborogo, duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye? Kuki wabyemeye Mana Nyagasani, iby'akababaro nk'ibi ni kuki wabyemeye? Amarira ni menshi, reba imiborogo, duhora twibaza Mana ni kuki wabyemeye? turababaye Mana kandi nawe urabizi, ariko muri byose shimwa kubw'aya mirimo myiza. Iyo wemeye ko abo bagaragu bawe bakora muri iyo minsi mikeya bamaze ku isi.
ububabare twagize muhumure tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo izahanagura amarira ku maso yacu urupfu ntiruzongera kubaho ukundi ububabare twagize muhumure tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo isi turimo twayibabariyemo twahuriyemo twayibabariyemo twahuriyemo na byinshi bimwe biduhisemo oya n'inshuti nta nshuti igira ibyayo bihora bihinduka amahirwe dufite gakondo dufite umugabane wacu tuzabayo urwo rurembo tuzabaho neza muri urwo rurembo tuzaruhukirayo muri urwo rurembo rwubatswe n'izahabu muri urwo rurembo rwubatswe n'izahabu tuzabayo tuzaba muri urwo rurembo tuzaruhukirayo izahanagura amarira ku maso yacu urupfu ntiruzongera kubaho ububabare twagize muhumure tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo izahanagura amarira twagize izahanagura amarira ku maso yacu urupfu ntiruzongera ububabare twagize ububabare twagize ububabare twagize tuzahozwa mu rurembo rw'iwacu tuzaruhukirayo Haleluya, tuzaruhukirayo. Uwiteka Mana ushobora byose Mwami wacu Yesu Kristo twongeye inshuro Mana gushima no guhimbaza izina ryawe ijambo riravuga ngo muri byose tujye dushima Imana kuko uri Imana yacu ikora neza igihe cyose no muri uyu mwanya turagushimye kandi turakwiragije ababyeyi bari aha bakuze urungano rwa Denise n'abana bato twese Mwami ko turi aha icyuho cye cyatukoze ku mutima ariko tukuragije buri wese kugira ngo umukomeze kandi umuhereze imbaraga badutangiye kuza dusoje Mwami iyi gahunda tuyikomeje kuyishyira mu biganza byawe dusaba kugira ngo imbaraga zawe zibane nawe nawe ushimwe kandi uhabwe icyubahiro byamaze twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo amen.
bamfasha duhimbaza Imana mu ndirimbo imwe hanyuma tubone kwinjira mu mwanya muto w'ijambo ry'Imana dutanga umwanya kuri bashiki bacu na bene data abasakuza kunyura ngo batanga ubuhamya kuri mushiki wacu twafatanya indirimbo ya 69 indirimbo z'agakiza indirimbo ya 39 hanyuma tubone gukomeza n'indi gahunda. Igihugu cyiza kiradutegereje ijuru kizicarwamo n'abatowe na Yesu kandi iminsi turimo nayo ni kwihita n'ingoga uwihanganya zaragwiryo dorubwami uregereje uri hafi dorubwami Imana uregere mutima wanjye bamaso utungana iminsi yose doruka Imana uregereje twizeye rwose uzabona icyo gihugu ko kiri dutegereje gusuwa ducungu ibimenyetso bitwerekwa kwagiye kugaru bitwereka ko amusi wege uri hafi Imana uregere mutima wanjye tungana iminsi dorubwami Imana umwe wagera yeshe kuturimbu dorubwami Imana uregere uri hafi dorubwami amen mutima wanjye oba maso utungana iminsi yose dorubwami Imana uregereje kandi abantu benshi barananiwe gutegereza ubakanguze bya bimenyetso kuko ijambo narishaka gusohora vuba nukuri tubona ko Yesu garuka kwa Yesu Kristo n'umuzuko w'abapfuye. Ariko bene data nidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tutibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azamaza amanutse ava mu ijuru aranguruye ijwi rirenga
hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhereko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Murakoze, twakwicara. Mu mwanya nk'uyu Yesu Kristo badakwiye kwiheba nk'abatizera. Abizera umwami wacu Yesu Kristo abahugura yuko badakwiye kwiheba nk'abatizera. Impamvu abatizera bo bakwiye kwiheba koko turaza kubisoma mu ijambo ry'Imana. Ariko biratubwiye ngo twebwe abizeye umwami Yesu Kristo, ubwo twemeye yuko yapfuye akazuka, ibyo turabyemera. Aba ari nako twizera yuko izazanana n'abapfuye muri Yesu Kristo ku munsi w'umuzuko. Hepfo sinshuramo aya magambo yose, umurongo wa 18 yavuze ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Pawulo yatugaragarije uburyo ki umuzuko uzabaho, uburyo ki abapfuye bazazuka. Banga umwami umwe azavuga ijwi rirenga, ijwi rya marayika ukomeye n'ijwi ry'impanda, maze abapfuye bose bahera ku kanya bazuke, natwe abazima duhindurwe tumusanganire mu kirere. Ngo ntabwo tuzatanga abasinziriye kubona umwami wacu Yesu Kristo. Amaze gusobanura iby'umuzuko aravuga ngo muhumurizanye, mumarane umubabaro, mubwirana ayo magambo. Icyo bashobora guhumuriza umuntu wabuzuwe ni ukumubwira umuzuko, ni ukumubwira ko tuzongera kumubona. Umuzuko ni ryo jambo ry'ihumure ku muntu wabuze uwe, yuko hari igihe tuzongera kumubona. Noneho niba hari igihe tuzongera kubona abacu, uvango dutandukanyijwe n'akanya gatoya, akandi kanya tukazongera tukabona abacu twabuze. Igihe tuvuga ku muzuko turihuta turebe icyo Pawulo yandikiye Abakorino. Ndagira ngo mu kanya gato ku ijambo ry'Imana hawe mpamirize bene data n'abashiki bacu kutegera amatwi kuko umuzuko ari ukuri udashidikanywaho, kandi uwo muzuko ubwo uhari biduhereza icyizere n'ibyiringiro yuko n'uwacu twabuze tuzamubona. Nkuko Bibiliya itubwiye nibyo byiringiro, iryo jambo rikomeza umuntu ubuzuwe ni ukumubwira ko tuzongera kumubona. Ntabwo rero Bibiliya ari igitabo cy'abahanga cyangwa cy'abafilosofe cy'abantu basanzwe, ni ijambo ry'Imana kandi ririmo ryose ni ukuri. Niyo mpamvu twizera nk'uko ryanditswe. Turareba Abakorino ba mbere igice cyaho cya 15 kugira ngo twumve icyo Bibiliya itubwira ku muzuko w'abapfuye, tubone guherekeza mushiki wacu dufite ibyiringiro kuzamubona. Igice cyaho cya 15 ndahera ku murongo wa 12. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko nta uzuka. Hari bamwe batizera umwami Yesu Kristo, batanemera umuzuko. Iyo utemera umwami Yesu Kristo bivuze ko utemera umuzuko, kuko niwe wenyine wapfuye arazuka. Hanyuma kuri abo ngabo bavuga yuko cyangwa bashidikanya yuko nta muzuko, mwumva ko Pawulo avuga. Niba nta uzuka na Kristo ubwo ntarazuka, kandi niba Kristo atazutse ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo witazuye niba bapfuye batazuka. Niba bapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka, kandi niba Kristo atazutse kwizera kwanyu ni kugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo
n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugira impuhwe kuruta abandi bose. Ariko noneho Kristo yarazutse. Abashidikanya ku muzuko mwumva ayo magambo, mubimenye neza yuko Kristo yazutse. Niwe muganura w'abasinziriye. Umuganura icyo Kinyarwanda muracyumva, ni imbuto zeze mbere y'izindi. Nubango niwe muganura, niwe wazutse mbere y'abandi, niwe bandirije abasinziriye bose kuzuka. Nkuko habaho imbuto ikura ikagera ku gusarurwa mbere y'izindi, ikitwa umuganura, na Kristo Yesu yarapfuye arangije arazuka, aba umuganura w'abasinziriye bose. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Urupfu rwazanywe n'icyaha, Adamu twese dukomokaho yakoze. Ariko nanone ubuzima bwazanywe n'undi muntu, Adamu wa kabiri, umwami wacu Yesu Kristo. Nkuko bose bakojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa abazima na Kristo. Amen. Nimwikirize amen ni ijambo ry'Imana. Amen. Abizera Pawulo yababwiye ngo mwe kwiheba nk'abatizera, tuzongera kumubona. Amen. Umuzuko nibyo byiringiro by'umuntu wabuzuwe cyangwa by'umuntu wapfuye witabye Imana wasinziriye. Rero Biblia tubwiye ngo Kristo we azazuka. Mumvo ku murongo hepfo wa 35 umva ko havuga, ariko bamwe barabaza bati abapfuye bazurwa bate? Kandi bazaba bafite mubiri ki? Wa mupfuwe, niba ubiba iki, niba ubiba icyo biba, urakoze, ntikiba kizima kitabanje gupfa. Kandi icyo biba icyo biba ntikiba gifite umubiri kizagira hanyuma, ahubwo biba kabuto bwako kenda kabishaka cyangwa kandi kabuto, ariko Imana igaha umubiri nk'uko yawukegeneye, kandi akabuto kose igaha umubiri wako ukwako. Ahangaha yagaragazaga yuko ikintu cyose kugira ngo kibeho kibanza gupfa. Nubwo urupfu ari ikintu kumva twese tugakangarana, ariko hari icyiza rugira. Twese turabizi nkuko Pawulo amaze kubivuga, ikintu cyose kibaho kiba cyamaze gupfa. Twese tubeshwaho n'ibyo kurya, hano ari ibirayi, bishyimbo, ibijumba, inyama se. Ibyo byose wariye twabirikwa ngo tubikuremo ubuzima dufite uyu munsi. Ubuzima dufite uyu munsi twabuvanye mu byo kurya twariye. Umuhanuzi Branham aratubwira ngo nimubona yuko ubuzima bwacu bubeshwaho n'ibimera cyangwa n'ibindi binyabuzima byabanje gupfa kugira ngo umubiri wacu ubeho. Umubiri wacu ubeshwaho n'ibyabanje gupfa. Surama ibishyimbo mu murima byari bifite ubuzima, ukabyica bigapfa, byamara gushya bigahereza ubuzima mu mubiri wacu. Ufata ikintu runaka ukacyambura ubuzima bwacyo, niba ari igitoki ugafata insina ukayitema, igitoki cyacyo ukagiteka kigapfa, wamara kukirya kigahereza ubuzima bwawe umubiri, umubiri wawe ukahereza ubuzima. Noneho niba ubuzima bwacu bubeshwaho n'ibyapfuye, ni nayo mpamvu n'ubugingo bwacu, ubuzima bwacu bw'umwuka byasabye ko Yesu Kristo apfa kugira ngo nabwo bubeho. Amen. Ubugingo bwacu bwabeshejweho na Yesu Kristo wabanje kudupfira. Iyo adapfa ntabwo twajya kubaho mu bugingo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuze ngo akabuto uko gapfuye gasa siko kazuka gasa. Kazuka gafite undi mubiri. N'umuntu nawe upfa agapfa muri uyu mubiri ubora, azukana ubundi bwoko bw'umubiri. Uwo ni ku muzuko w'abapfuye. Ntabwo uzazukana umubiri ufite inkovu cyangwa umubiri ufite iminkanyari cyangwa umubiri upfa. Tuzazukana umubiri udapfa. Ibyo ni ibyiringiro
dufite twese abizeye umwami Yesu Kristo. Turebe ku murongo waho wa 40 haravuga kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'iyo bw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Imibiri dufite ntabwo isa n'imibiri yo mu ijuru. Imibiri yo mu ijuru ifite ukwayo isa, n'iyo mu isi ifite ukwayo isa. Ibi ni ibyanditswe bitwereka neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bw'ukuri kandi twizejwe n'ijambo ry'Imana. Ariko ku murongo wa 50 wa 49 kugeza hepfo haravuga ngo kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Nk'uko twambaye ishusho y'umubiri w'ubutaka niko tuzongera kwambara ishusho y'uw'ijuru. Ku murongo wa 50 nuko bene data icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa batabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Niba ufite umubiri n'amaraso gusa, muri wowe nta mwuka wera, muri wowe nta Kristo, umenye yuko utazashobora kuragwa ubwami bw'Imana. Nibi tuvuga ntaho bihuriye nawe, kuko ibibora bitashobora kuragwa ibitabora. Ariko Kristo Yesu wazutse mu bapfuye, we wagaragaje ko adakwiye kubora, n'umubiri we utarashoboye kubora. Iyo ari mu mitima yacu, icyo gihe imbuto itabora izambara no kutabora. Amen. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Niyo mpamvu muri uyu mwanya ntabwo ari mushiki wacu Imana yahamagaye turi kubwiriza urwo rugendo yarurangije, ahubwo turi kubwiriza abari ahangaha kugira ngo bamenye yuko ubuzima bwacu bukeneye ubundi bwoko bw'ubuzima. Muranyemera ariko mfite iminota mike nimutekereze yuko nzakuba hatwara iminota, ariko ngira ikintu mbabwira. Mujya mubona imbuto, izi mbuto zisanzwe, kuko niho tujya tubanza kubona Imana mu buzima busanzwe. Yaba imbuto y'isaka, y'ikigori, imbuto y'igishyimbo, imbuto y'ubwoko bwose. Iyo uyifunguye imbere habamo akandi kabuto. Iyo ugira ngo ibibye, ugira ngo izamere urayibiba, ya mbuto tureba n'amaso ikabora, ka karimi k'akabuto kandi kari imbere ko ntikajya kabora. Y'ubutaka busomye amazi, ya mbuto irabora, ariko kariya k'imbere ko ni ubuzima, ko ntabwo kajya kabora. Iyo izuba rivuye rikavira bwa butaka burimo ka kantu, ujya kubona ukabona karameze. Ibyo bintu murabyumva? Niba Imana yarateganyije kutabora kw'imbuto, muratekereza yuko umuntu waremwe mu ishusho yayo ari Imana yirekagije? Hariho umuzuko. Igihe izuba ryacu atari ringiri rimeze imyaka, izuba ryacu Yesu Kristo ryo gukiranuka rizarasa, abafite ako kabuto k'imbere katabora kitwa Kristo, amen, bazazuka bose tubabone. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo ufite umubiri musa, udafitemo ka kabuto kitwa germe mu Gifaransa, ntabwo azazuka. Ariko wabonye Kristo abafite akabuto katabora. Uwo igihe izuba ryo gukiranuka Kristo Yesu azahagarara mu bicu, twese tuzamusanganira. Amen. Niryo jambo ry'ibyiringiro. Kadukomeze hepfo. Dore mbamenera ibanga uko bizagenda. Ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kwambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kwambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kudapfa, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Warupfuwe, kunesha kwawe kurihe? Waruboriwe, warupfuwe, urubori rwawe rurihe? Nukuvuga ngo iri ni ibyanditswe, abizera ijambo ry'Imana bose tuzi ko hari igihe bizarangira. Ntabwo ntinda cyane, ndagira gusa ngo duhamyirize umuzuko w'umwami wacu Yesu Kristo.
ko ari wowe muganura w'umuzuko wacu abasinziriye muri we. Kandi igihe yazukaga abera mu isezerano rya kera bazukanye nawe. Nzi neza ko ibyo tubisobanukiwe. Ba Aburahamu, ba Daniel ntabwo bakiri mu bituro, bazamukanye n'umwami Yesu Kristo, bari mu bwiza. Nk'uko umuhanuzi Dawidi yabibonye akavuga muri Zaburi, ahanura umuzuko w'abapfuye mu isezerano rya kera, akavuga ngo mwamarembo mwe nimuguruke, umwami w'icyubahiro yinjire. Abamarayika bati umwami w'icyubahiro ninde? Ni intwari mu ntambara, azanye iminyago. Amen. Abaroma igice cyabo cya 14, Abaroma igice cyabo cya 14 ku murongo waho wa 7 ndageza ku murongo wa 9. Niyo harimo amagambo ngira ngo nsome ndi gusoza. Aravuga ngo nta muntu muri twe uriho kubwe cyangwa upfa kubwe. Ni ukuvuga ngo niba uriho ntabwo ari kubwawe, si uko wabishatse. Niba ufite abana 5, abana 10, 2 cyangwa 1, si kubwawe, si uko wabishatse. Niba turiho ntabwo turiho kubwacu. Noneho kandi no gupfa ntabwo dupfa kubwacu. Niyo mpamvu ibibaho byose duhimbaza Imana kandi tugashima Imana. Ku murongo wa 8 harakomeza havuga ngo niba turiho kubw'umwami, kandi niba dupfa kubw'umwami. Niba ugiye kwakira umwana wibarutse, Imana iguhaye umwana mu buzima, ibyo si kubwawe, ni kubw'umwami. Ni Imana imusaruye, nabwo si kubwawe, ni kubw'umwami. Niba turiho turaba umwami, kandi nibwo dupfa nabwo turaba umwami. Byose ni ibikorwa by'umwami. Niyo mpamvu dushima Imana uko byagenda kose, kuko nta na kimwe twiha, byose tubihabwa n'Imana. Kuko icyatumye Kristo apfa akazuka ari ukugira ngo umwami abe umwami w'abapfuye n'abazima. Icyatumye Yesu Kristo yari ariho hanyuma agapfa ni ukugira ngo abe umwami w'abazima, twebwe abariho, ndetse n'abapfuye nabo abe umwami wabo. Ni umwami wacu twese, abazima n'abapfuye. Nta na kimwe twihereza, ni Imana ibiduhereza. Niyo mpamvu tuvuga ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro muri byose. Mwese muzi Yobu, yabonye abana be bose bagiye, avuga ijambo ryiza. Niyo mpamvu riri muri Bibiliya ngo naje mu isi nambaye ubusa, kandi nzagenda nambaye ubusa. Byose nabihawe nawe mwami, kandi byose ni wowe ubyisubije. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abaroma igice cya 11 umurongo wa 34 ndageza kuri 36. Ndatekereza kuri mu mirongo ya nyuma nsomye. Haravuga ngo ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza? Uko turaha nta muntu washobora kumvisha ibitekerezo bye ngo yumvishe imirimo y'Imana, avuge ngo yakoze nabi cyangwa yakoze neza. Kuko ibyo ngibyo byakwinjira mu bitekerezo by'umuntu washobora kumva ibitekerezo by'Imana, ariko twe ntabwo twabishobora. Hanze haravuga ngo ninde wamenya ibyo Uwiteka atekereza, cyangwa ngo abo umujyanama we? Ninde wabanje kumuha ngo azamwiture? Kandi byose ari we bikomokaho, akabibeshaho, akaba ari we tubikesha. Icyubahiro kibike iteka ryose. Muvuge amen. Niwe tubikesha byose, niwe waduhaye kamariza. Nta muntu wamuhamagaye mu isi ku bushake, yaba na papa na mama, ni Yesu Kristo wabamuhaye impano, kandi nanone niwe umwisubije. Niyo mpamvu byose biberaho kubw'icyubahiro cy'Imana.
yari amaze iminsi muri koma arwaye. Twese twamukundaga cyane, tubona ari mutoya afite byinshi agomba gukora. Ku rusengero ntawaryamaga, twarasenze twese dutabaza Imana ngo ye kumutwara. Abenshi bafite kwizera gukomeye. Hanyuma Imana imaze kumuhamagara, hari bamwe bandebye tuvuye ku ruhukiro, barambwira ariko pastor, ijambo ry'Imana si ukuri? Tuti ni ukuri. None se kuki twasenze ngo akire akaba atakize kandi yarishoboye kumukiza? Ndababwira ni ijambo ry'Imana ni ukuri, ariko ntabwo dusenga ngo duhindure ubushake bw'Imana, ahubwo turasenga ngo ubushake bw'Imana busohore. Hari umusore umwe wari ufite igitabo kirimo amasengesho, hanyuma ngo mama we yararwaye arembye, afata cya gitabo asenga isengesho rya mbere, isengesho rya kabiri, isengesho rya gatatu, arakirangiza. Mama we arembye, hanyuma arangije kugisoma ayo masengesho yose nyina yitaba Imana. Warangije arababara cyane, afata cya gitabo ajya kugitwika. Yagize ubumenyi bukeya, yumvaga yuko gusenga kwacu bihindura ubushake bw'Imana, ariko ntabwo amasengesho yacu ahindura ubushake bw'Imana, ahubwo turasenga ngo Imana ibyo ishaka bibe. Niyo mpamvu twasenze cyane kugira ngo Imana imugumishe mu buzima abeho, ariko yatugaragarije ko atari ubushake bwayo, kandi ubushake bwayo tugomba kubwubaha. Niyo yamuduhaye kuko iramukunda kuturusha, kandi niyo imwisubije. Umuswa Bibiliya ivuga ngo abana ni umwandu w'Uwiteka, ni umwandu w'Iteka Imana duhereza, kandi niba ibajyanye tukwiye kubyumva tukabyakira. Niwe mubyeyi mukuru kuturusha twese. Rero Imana ibahe imigisha, mukomere mwihangane. Mushiki wacu ni umwizera, ni umukristo, ni pasiteri we. Ubuzima bwe bw'umwuka ndabuzi cyane, tumaranye imyaka 6 yizeye ubutumwa, twizera, twaganiriye ku ijambo ry'Imana, hanyuma mbona neza ko afite urukundo rukomeye rukunda ijambo ry'Imana. Ndibuka hari igihe yakoraga mu Nyarutarama, rimwe na rimwe bakamukoresha ku cyumweru. Byaramubabaje cyane, aza kundeba arambwira ati ndababaye ukuntu ku cyumweru rimwe na rimwe n'amatariro ntazajya mbonekamo. Arangije arambwira ati ariko nzakora uko nshoboye kuwa gatatu no kuwa gatanu nkuko mutirana njye mboneka, kandi ku cyumweru pasiteri unyohereza ikibwiriza wabwirije. Umvaga inzira n'inyota by'ubwami bw'Imana mushiki wacu yari afite. Ibyo birantamiriza uwo ari we. Mu buzima bwe bwose yagiye akora, sinigeze mbona hari ukwezi na kumwe gushize nabonye kimwe mu 10 Kamariza nyoherereje. Ntabwo nababeshye, nashobora gusubiza ubwenge inyuma ngatekereza simyibuke. Iteka ryose nabonaga message ye akanyohereza pasiteri ni kimwe mu 10 cyane. Nekereza ko mwese mubizi yuko kimwe mu 10 no kubaha ijambo ry'Imana. Ibyo biragaragaza ukuntu uyu mukobwa yakundaga Imana kandi yasengaga. Nambabwira uyu mubyeyi Mama Jade afite umwana w'umuhungu, yaratuye ahangaha mwahabonye. Dufite urusengero i Nyamata, mwibaza amatike sinigeze mubona yasibye cyangwa za uko atabishakaga, atabyishimiye. Yateranaga buri gihe uko Imana imushoboje. Igihe mperukira kuvuganira nawe atarajya mu bitaro, yari ameze nabi, arampamagara mu gitondo yiyesikiza ambwira ati sinyabonye uko nza gusenga, ndarwaye ndumva ntameze neza. Nuko turavugana na Erike, turavugana ati mudusengere ntabwo meze neza. Ndavuga ni nindagiza amateraniro ndaza guteganze turebe ko twasenga. Arambwira ati ndabamuze cyane kuko hari abashyitsi batubwiye ngo baraza kudusura, nubwo nameze neza ariko ubonetse ntabwo twabona uko dusenga neza. Hanyuma nongeye kugenda ari ku bitaro, nsanga aracyashobora kuganira mbwira uko byagenze, uko yarwaye, hanyuma turasenga. Ni nacyo gihe mperukira kuganira nawe. Rero icyo nababwiraga nuko ari umwizera, n'umwana w'Imana. Musomye muri Zaburi igice cy'16 umurongo wa 15 haravuga ngo urupfu
rw'abakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'Uwiteka. Urupfu rw'abakunzi be ni urw'igiciro mu maso y'Uwiteka. Rero ntabwo twibabara ibingibi byabaye, ni iby'agaciro mu maso. Wenda twebwe turababaye ko dusize, ariko mu maso y'Uwiteka Bibiliya yavuze ngo ni iby'agaciro. Kandi umwuka yavuze ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, imirimo yabo izabaherekeza. Amen. Rero Imana ibahe imigisha mwese, mukomere murushaho namwe gutekereza ku iherezo ryanyu, kuko buri wese ikigihe nk'iki kizagera. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo mwami unyigishe kubara iminsi y'ubuzima bwanjye, kuko nzi ko ari igicucu gitambuka. Hano banavuga ngo nzagenda narashaje. Nkunda kumva abantu bambwira ngo ndi gukora agashinga cyangwa ndi muri ibi ngibi, imyaka 70-80 ntangiye kubona ko negereje urupfu, nzabere nakoze ibi ngibi. Buri wese nuko atekereza, ariko ntabwo rutwara abasaza gusa, n'abana bato n'abari hagati n'abakuze. Niyo mpamvu igihe cyose dukwiye kwitegura, utikanze imyaka cyangwa ubuto. Kandi kwitegura kwiza ni ukwakira ya mbuto itabora twabonye umwami wacu Yesu Kristo. Ntabwo nabona umwanya mwinshi wo kubyinjiramo byose, navuga ku muzuko no ku bwigenge bw'Imana kandi wihesheje icyubahiro. Murakoze mwese, Imana ibahe umugisha. Abafite izindi gahunda bakwegera hafi igihe twunamishije imitwe kugira ngo dusenge umwami wacu Yesu Kristo. Tumba byose, mwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo, mbere ya byose turagushima kandi turaguhimbaza. Ubuzima dufite ni impano yawe waduhaye mwami, uduhamagara mu bazima natwe tubaho. Niyo mpamvu tudakwiye kwivumbura igihe cyangwa kwitotomba igihe uduhamagaye mwami. Nubwo imitima ikomeye ishavuye, ariko Uwiteka imbere muri we, muri twebwe twese turashima izina ryawe ku byo wakoze. Turibuka igihe wageze ku mva ya Lazaro, ubonye agahinda k'abari bahari, nubwo wari uzi ko aza kuzuka kandi ko wari uzi ko ugiye no kumuzura, ariko ntibyakubujije kurira. Ntabwo amarira ari ukwitotomba cyangwa se kutishimira ibyo wakoze, ahubwo ni icyuho cya mushiki wacu twakundaga, ariko twizeye ko tuzamubona. Uhabwe icyubahiro mu byo wakoze mwami. Nongeye gusegera imitima y'abaraha bose, inshuti, abavandimwe b'umwuka n'ab'umubiri, kugira ngo bakomeze kandi bagirire neza. Dukomeze guhumurizwa n'umuzuko wawe, ko natwe igitondo kimwe tuzakubona mu muzuko. Uhabwe icyubahiro kandi ushimwe. Gahunda zose zisigaye dukomeje kubishyira mu biganza byawe, twambaje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana umugisha pasiteri, ukomeze kwihangana. Turagira abantu banyuranye baza kugira icyo bavuga. Nk'uko babizi twabivuze, ni iminota 5 gusa, murihangana. Turahera ku nshuti ye. Afite inshuti nyinshi, biranagoye kugira ngo umuntu umwe aba ari uza kugira ikintu avuga bijyanye n'umwanya dufite, ariko murabyihanganira. Reka dusabe Pacifique abanziriza abandi kugira ngo agire icyo avuga. Ni inshuti ye cyane. Ndashima Imana ku bwa Denise. Nitwa Pacifique, yitwa Tiane. Denise yari inkoramutima. Denise yatubereye inshuti. Denise yari murumuna wacu. Denise yari urugero rwiza. Denise ndwaye cyangwa bagenzi banjye bandi barwaye, uwishimye hose twabaga turi kumwe. Ndibuka twari dufite akagurupe turi bane, ariko nimariye mbere yabo hose. Denise akajya ambwira tugiye kudusiga, tugira amahirwe dukomeza kuba hamwe. Mu gihe cyanjye cyo gutwita, Denise yafashe umunsi umwe kuza kunsengera no kurarana nanjye, ko murabizi gutwita no kubyara ntabwo biba ari ibintu byoroshye. Nyuma yaho nawe ari Mariya mu kubyara kwe tugasenga. Denise yari afite imishinga myinshi, ariko yose agerageza Imana. Denise nubwo dusize kare, ariko mfite icyizere ko agiye heza,
kandi mfite icyizere ko tuzongera tukabonana. Kandi ndakomeza Eric, kwa muganga twabaga turi kumwe, ku cyumweru twaririrwanye kwa muganga, ariko njye navuye mfite icyizere ko Denise azongera akaba muzima tukabonana, bitewe n'umutima ukomeye Eric yari afite. Imana imuha umugisha. Njyewe mu gusenga kwanjye nyuma yo kumva ko Denise avuye mu buzima, numvise nabyakiriye kandi n'ubu numva narabyumva neza, ariko mfite icyizere ko Denise nzongera kumubona. Eric yarambwiraga ngo iyo umuntu arwaye gripe anywa imiti cyangwa gripe ikanikiza, umuntu akumva ni ibintu bisanzwe, Imana ntacyo yakoze. Iyo urwaye indwara ikomeye, ya ndwara n'abaganga bavura bakumva biragoye, niho ubasha gushima Imana. Ntabwo uvuga ngo nkeze ku bw'abaganga, wumva ko ari igitangaza Imana yakoze. Icyo cyizere nakigendewe, numva ko Denise nzongera kumubona, ariko biranze. Ariko ndashima Imana kuba agiye, nzi ko natwe tuzagenda, ariko numvaga agiye hakiri kare adusize. Ariko Imana nyine naku urakoze Pacifique. Byavuze ni bikeya ugereranije n'imitima y'inshuti ze nyinshi ziri hariya hanze n'ahangaha muri sale. Keretse utamuzi, ariko umuzi wese azi ko avuze bike. Reka dusabe umuhoza wa Tansi Sere Bagina nawe yigire hino, atange témoignage. Yasenganye nawe, bariganye, barabanye mu nzu, ushobora guhagararira abandi benshi. Imana ibumugisha. Imana inshoboze kugira icyo mvuga kuri Denise wanjye. Denise twariganye muri superiere. Mu bigaragara ntabwo twagendanaga cyane, ariko twarahuzaga. Iyo yabaga ababaye cyangwa se yishimye, yarampamagaraga. Iyo nabonaga apeli ya Denise, nahitaga numva ko hari ikintu agiye kumbwira tu, tukabonana tukabiganiraho kandi bikagenda neza. Denise twarizeranaga cyane, yari inshuti yanjye, twaganiraga amarangamutima yacu tukayashyira hanze. Ntacyo yamwishaga, nanjye ntacyo namwishaga. Ariko muri kamere ya Denise yari umunyabwenge. Hari ukuntu mwabaga muri nko mu kigare, abana bo muri segondere murabizi bakiri igare kumwe, ariko Denise wagiraga ngo muri kumwe kandi hari mbese azi ibyamuzanye. Akamenya ukuntu abitwara, ukamenya ukuntu ari buze kwiga. Hari igihe namusererezaga ngo tukwishime. Denise ntabwo nzi agenda mu kintu gakeya. Iyo hajyaga mu kintu akigendagamo wese. Ikintu kineye gukomera cyane nuko bitoroshye kubura inshuti nka Denise, ariko ikintu kineye gukomera nuko Denise nzi aho agiye. Denise mbyibuka twari inshuti, ibintu byo gusenga atabizi cyane, ariko ikintu cyantangaje uko rimwe joro rimwe sinzaryibagirwa na rimwe, twaraganiye tuganira ku ijambo ry'Imana, turaganira sinakwibagirwa ingero namuhaye. Namubwiye Denise
abamotari barara bagenda kubera bari gushakira ubuzima bw'isi batazi n'igihe buzarangirira. Abazamu barara amazamu turabazi, n'abaganga barara amajoro turabazi, bashaka ibitunguye umubiri utazi igihe uzarangirira. Rambwira si ubugingo buhoraho ko noneho umuntu yabushaka bingana gute? Kurara noneho amanywa nijoro ndasinziriye. Denise mu by'ukuri yanyeretse ko atabyumvishe na gato. Nari mfite voyage ku Gisenyi, bibaye nimugoroba arampamagara ati Orti, ibintu wambwiye kumva byanteye ubwoba, ndumva wambwije ukuri. Nimba hari igihe negeze numva ndi mu rukundo rw'Imana ni ubu ngubu, kumva Imana ndi kwikunda, ndumva nishaka, none si ubwo nabigenza nte? Ati Bibiliya ntabwo nzayigusubiza. Ndashimira cyane Papa Noya n'umutware wanjye, ndabashimira. Ese mbibwira umutware wanjye twarabafiyanse, ambwira reka Kamariza mumube hafi, afite inyota ijambo ry'Imana, kugira ngo bakajya bamubwiriza idatumvishe bikagenda uko, nyuma aza kwizera. Ariko mu by'ukuri nzi benshi bajya bahinduka, ariko ntabwo nzi uwakoresheje kuraje nka Kamariza. Wagira yari abizi ko azataha vuba, yari abizi nuko yabituhishe. Kamariza ndabyibuka yararaga ijoro ryose ari kumva ibibwiriza, amanywa yose akumva. Nyuma aza kubona akazi muri hoteli yitwa Country Inn. Hari igihe yararaga amajoro akambwira ati Orta, iyo naraye izamu aho kumva nabonye umwanya wo gusoma. Mugoroba nabiganiriyeho na Erike ukuntu yararaga ari gusoma, akavuga ati ahubwo iyo nakoze nijoro nibwo mbona kwegera Imana cyane. Denise nta kintu na kimwe, ikintu cyose kivuga ngo ni ijambo ry'Imana, Denise yashyiragamo umurava uteye ubwoba. Denise mbyibuka pasiteri yageze atubwiriza ku bisuko, tubwiriza ko artificiel ufite naturere atari byiza. Denise yakoraga muri hoteli, ntabwo numvaga ko Denise yareka gusuka. Nari nzi ko ari we wa mbere biri bugore, ariko Denise yarambwiye ngo ni iki kutakora se kubera ijambo. Ninshaka njye mbabara buri mu gitondo ndi gusokoza, ntacyo bimbwiye. Denise yabyukaga mu gitondo asokoza. Deni, Imana ibikwibukireho, ibikwambikira amakamba. Denise yizeye nyuma ya benshi, ariko yari intangarugero kuri twese. Denise ni wa musere utabonagaho inenge. Yageze hereza Sara akazi ko kumukorera. Hari ibintu bajya badeklara ku irembo, bohereza sensa, akamubwira Sara mbabarira iyo sensa ujye uyandika ku ruhande kugira ngo itangire icya cumi cya 50 kabiha agaciro. Denise, Imana ibikwibukire, bikwambikira amakamba, kuko imirimo yacu ntizaduherekeza. Nanjye nifuje kumera nka Denise mu butumwa, yari umusore w'intangarugero. Nagize amahirwe twariganye, muza ari umunyeshuri mu myigire ye, twiganye segondere, nyuma twigana muri kaminuza i Kigali, tubana mu nzu. Nyuma dutekereza uburyo twakorana ibya Equity, biriya n'ubundi yakoraga twarabitangiraga. Arambwira ati rero Hortense, ubwo kubera ko tuzadukorana, umwe yajya yiga amanywa undi yiga ijoro,
turabisiganira ndafasha Deni ntabwo nashobora kwiga nijoro arambwira nanjye ko numva si nijoro ari hatari arambwira reka ngo harire kandi ibyo nijoro Deni Imana imuhwereje yiga nijoro akajya ajya ku kazi higa mama amusimbura ni ukuvuga ngo Denise twariganye twarakoranye twabanye mu nzu twarasenganye kirushijeho aho nawe urebeye ko hari ukuntu ugira inshuti ukabona ko iguha agaciro yapanze ubukwe arambwira siko ubyumva ko ari wowe marene nategura afite ubukwe ubwo rero abona babiri marene mwembi reka mbere marene afite ukuntu yagiraga burage nyinshi akambwira wishkweza kamashkweza ni wowe ninde sigo ya undi wa mbere amarene ni ukuvuga ngo Denise agiye tukibanye twamenyana twakomeje kubana neza muzi mu buryo bwose nta muntu nzi wagiraga kuraje nka Denise kandi bivugiye imbere y'Imana ntabwo ndi kubivuga kubera ko yitabye Imana Denise yakundaga umurimo cyane hari ukuntu kagiraga nk'akabazo dufite amafaranga akambwira Deni twikuze akambwira muri kapitali ntabwo bikunda yarazi ubwenge yazi kujera kuzagira kure ariko nta kundi Imana nizi impamvu Imana n'urukundo ikora byose aba ari mu rukundo rwinshi umpe kubyakira njyewe mu by'ukuri mumbabarire nawe Denise uburwayi bwe na rimwe nigeze ntagira ko Denise yagenda numvaga mfite kwizera ku kazi maze niwe ari kumbwira naramubeshye niko nabyumvaga nagombaga ko Denise yagenda ariko hari amagambo amwe nitatajeme yambwiye arambwira ngo narazawe yarazutse ariko ntakiriho Imana yabishatse yemeye ko Denise agenda mbere yacu inshuti za Denise abavandimwe ba Denise ni ukuri Denise agiye aheza ahubwo duharanire kujya aho agiye Imana ibahamugisha urakoze Hortense nk'uko nabivuze ajya kuza byagoranye cyane kubona umwanya kugira ngo buri wese agire icyo avuga ariko nibura we arafata ku mpande nyinshi umwanya ni mutoya murabyibuka neza ko tugomba no kongera tugasezera kuko hariya tugeze tumusezeraho ko bikwiye murakoze reka tujye mu muryango we avukamo ndaza gusaba musaza we Innocent yigire hafi kugira ngo nawe agire icyo atubwira biragoye cyane kuba ubabaye bakagusaba kugira ikintu uvuga uri umwe muri basaza ba Denise ariko twabaye inshuti kuva mbere hose ariko hari ikintu ntajya nemera tuziranye kuri byinshi cyane kuva mu bwana hari na byinshi muziho ntashobora kuvugira aha ngaha kuko ngiye muri izo details ziri sensitive yiyongera ntabwo nawe ngivuze ibindi kandi inshingano z'umuntu ukomeye ni ugukomeza bagenzi be ntabwo ari ukuvuga ibintu bishobora kubaca intege ntabwo nshaka kuvuga amagambo yo kumushyeshyenga cyane kubera ko bivanzemo n'amarangamutima y'agahinda ahubwo ndashaka kuvuga ibintu buri wese amuziho kandi yabonye ntabwo ndi buvuge amagambo menshi rero nta na detaye
z'ibyo mwibukiraho ndi bujyemo kuko ntabwo mbivuze ntabwo nashobora kuva aha ngaha. Tuzi guca imanza mu mitima yacu tugacira abantu imanza mbi, ariko cyane cyane tukirengagiza ibyiza. Muri mwe nandi kubwira abantu nta nubwo nanabibuza ataranarwara. Denise ni urugero rwiza n'ubuhamya bwiza bw'uko umuntu ashobora kuva mu by'isi agakorera Imana bigakunda. Kise dukunda kurebera ibintu muri negative side rimwe na rimwe ntitwite ku bintu byadukomeza. Ejo bundi nimugoroba Clemence yigaruye ku gikuta cy'inyuma y'inzu andeba mu maso arangije aramubwira ngo Innocent, ngo Imana irumva? Ndamwitegereza ngo icyo musubiza. Arambwira ngo Imana iyo yumva yabaye yumva amavi yapfukamye asengera Denise, Imana yakaba yarabyumvise ikamukiza. Ntekereza ko icyo ari ikibazo buri wese ashobora kwibaza mu mutima we, akibaza ko se Denise ko nta cyaha yakoze kigaragarira amaso y'abantu, kubera iki ari we muntu ihembiye ibi bintu. Ntabwo mpagaze aha ngaha ngo ntere abantu agahinda, ahubwo kambabwire ikintu kinkomeje gituma ndi mu bibazo ariko nkabasha no kumwenyura. Ubu se twese ko tubabaye, buri wese ko yibaza mu mutima we akibaza ijambo ngo Imana yemeye ko ibingibi biba kuri Denise. Ubu koko ntabyo dufite ubu ngubu twashimira Imana. Muri mwe turetse kubyirengagiza ntacyo dufite twashimira Imana kandi tugakomera. Ejo bundi naraye numva indirimbo mu 2011 hari playlist y'indirimbo Denise yankundishije, indirimbo zitari iz'Imana kuko icyo gihe yabaga ataraba umusore. Zose nongeye gusubira kuri internet ndazidownloadinga nkarara nzumva ijoro ryose. Ndabyibuka nkimara kugraduatinga 2017, Denise twarahuye afite Bibiliya muri Sakame, kubera ko twatandukanye 2013 njya ku ishuri twongera guhura hashize imyaka 3 mba ku ishuri yarantumva. Niyo mpamvu navuze ngo ndavuga ibintu bigaragarira buri muntu wese. Ka gaterime bavuze ko gushweza, nanjye namubwiye ngo urashweza. Arangije arambwira ngo brother ntabwo nshweza, ibyo ndimo ndabizi. Yagera kwa Oncle nkumva debate ziwe zishingiye ku bintu bya gospel by'Imana, banza kugira ngo ni imikino, ariko reka nongere njye basubiriremo. Reka twishimire ko Denise, dukurikije judgment z'abana b'abantu kuko tutari Imana, Denise ni ubuhamya bwiza bw'umuntu utashye neza. Nubwo mwibaza ngo kuki ibi ngibi rero byabaye, reka mbabwire uburyo ntekereza